Imana imaze kubona ko abantu bari mu kintu kimeze kurushijo cyuko bumva ko itagaragara batayibona, Imana ikibazo yaragikemuye avuga ngo okay, Yesaya yaravuze mu gice cye cya 9 aravuga ngo umwana yatuvukiye, ngo twahawe umwana w'umuhungu, ngo azitwa igitangaza, ngo azitwa Imana isumba byose, azitwa Imana ikoraho. Ni gute yavutse mu mwana ngo ariko kandi azitwa Imana? Imana imaze kubona ko muri society mu bantu harimo ikibazo cyo gushaka kwibona n'amaso yabo, ikaba igaragara bakayemera. Mbere kera mu isezerano rya kera haza umwuka w'Imana akaza kumuna gukora ibitangaza, gukora ibintu bikomeye, wamwe kongera akagenda, yarangira umuntu akongera akabundi muntu nk'uko yari ameze, mu kandi kanya umwuka w'Imana akongera akagaruka. Niko bwabo kuri Samusoni, umwuka w'Imana akamuza gukora ibintu bikomeye, agatangira kuzintari, mu kandi kanya yagiye kwa Delila yaryamye, umwuka w'Imana yagiye. Imana bamuka iki kibazo giye kugikemura kugira ngo abantu bazamenye ko ndi Imana. Yesu nashimye cyane. Imana yigira umuntu, yambara ishusho y'umuntu, irazibana n'abantu. Ngo Yesu Kristo ndiwe shusho y'Imana itaboneka, araza agaragaza ubwenge butaba hano muri iyi si. Haleluya. Agaragaza imbaraga zitajya ziboneka muri iyi si, acarenginga abantu bose. Abantu bari umuntu akavuga ngo urashaka kureba ngo yewe, agafata ibyondo hasi agatoka utworo agasiga ku maso, umuntu agahunga. Abaganga bagiye kwiga indwara z'amaso, bagiye kwiga kuvura, baribaza formula yakoresheje ntabyo bazi. Yagaragaje imbaraga z'Imana. Abantu bamubaza mu bwami bwa Data niho izi imbaraga z'Imana. Arimo aragaragaza imbaraga z'Imana, aragaragaza Imana muri sosiyete. Yesu nashimye cyane. Haleluya. Araza asanga umuntu, abaganga baramufuye, yamaze ibye abiha abavuzi, yamushizeho nta kintu asigaranye. Yesu aciyeho aramwegera akora ku mwenda we, ngo akoze ku mwenda we ku kanya amaraso arahagarara. Indwara y'imyaka 12 igira ku kanya akoze ku mwenda wa Yesu. Abantu bakibaza uyu muntu arimo aragaragaza imbaraga z'Imana. Ni Imana iri mu bantu ariko yambaye umubiri w'abantu kugira ngo abantu bizere ko Imana iri. Yesu nashimye. Imana irimo igerageza, irimo gukemura ikibazo kiri mu myumvire yacu, kuvuga ngo ubwo ntabireba n'ibihari. Haleluya. None wenda mbere iyo ikiganza no ku mwenda vrema, n'umwenda urakiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Aho ni umwenda wa Yesu watandukaniye n'umwenda wa Samweli. Sawuli yawukozeho yamubirwa, ariko wa Yesu umugore awukozeho yamubirwa, indwara iragenda. Yesu nashimye. Haleluya. Rero nubwo utayireba irahari, icyo usabwa ni kibisha umwete n'imbaraga zawe zose. Yesu nashimye. Haleluya. Kuko nibura yuko twaramubonye, twebwe no muri generation yacu twasanze yaragiye, ariko bamubonye barabihamya kandi barabyanditse, turabyizeye. Na n'uyu munsi turemera ko Yesu yabayeho kandi azongera. Iyo utekereje ko Imana iri kure, kwizera no kuyikorera no kumva kwihari birakugora. Akwitekereza ko ijisho ryo rikureba. Naguhaye urugero rw'iki kirahure cya fime. Iki ngiki kumva ngo uzajya ureba iyo umuntu ari hariya, ubu mureba atakureba. Iyo ari hariya bari mu yindi sina, ashobora kwiyambura ubusa atazi ko umuntu umureba, nyamara bari hano bariko baramureba. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome nanone ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14:20. Turihuta cyane kugira ngo amasaha ataza kudufata. Kuri 18 avuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Sibyo? 19 hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona. Aho ngaho hanotinge cyane, wasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, wari mu mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data akambere, namwe mukaba muri nge akakabiri.
nanjye nkaba muri mwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu yari kugerageza kwereka abigishwa no kwereka n'abantu n'abanye namwe munde ngo hasigaye igihe gitoya abisi babe bakiwe ngo ariko mwebwe nzabone kumwe namwe muzamubona. None kuki yabwiraga abantu ngo abisi bazaba batamubona ariko mwebwe mubona? Ntabwo nawe yabwira ngo abigishwa bazasigara bamubona mu buryo buri fiziko, bazasigara bamubona, bazamubonera mu mbaraga, bazamubonera mu buryo bazaba barimo bakora yakoraga nawe. Mu gihe cyose muzamamagara nzaba ndi kumwe nawe. Ngo ariko abisi bo ntabwo bazaba babona kuko batanyizeye n'ibyo muzakora ntibazabyizeye. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo icyo gihe ngo nibwo muzamenye neza ko jyewe ndi muri Data. Niyo ngo ni Data uhari muri mwe. Haleluya. Ntabwo si ubonye mubona, ni Imana Data ihari muri mwe. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data. Ngo hanyuma noneho namwe mukaba muri mwe. Ngo noneho nanjye nkaba muri mwebwe. Bivuze ngo muri Yesu Kristo egari kuba mu Mana direct. Haleluya. Niba Yesu Kristo, reka dufate urugero aha kuri izi kamera. Ubu aya mashusho arimo kugaragara aha mureba. Ibi byanditse aha biri muri iriya mashini iri hariya. Ntabwo urira ngo babyandikire hariya, biri muri iriya mashini iri hariya. Muri iriya mashini hari umugozi uva kuri iriya mashini ukagenda ukajya hariya, ukazenguruka nta murabona mukazi ukagera hariya. Bivuze ngo ibiri hano muri ekara biri na hariya muri mashini. Birimo birava muri ekara hariya, muri ekara birava muri mashini bikaza hano muri screen biciye muri uriya mugozi. Bivuze ngo rero iyi screen n'iriya mashini iri connected. Nta kiza hano muri mashini hano aha kitavuye hariya. Yesu nashimwe cyane. Nibyo Yesu arimo kutubwira ngo yewe ndagira ngo mumenye yuko ndi muri Data. Haleluya. Noneho na Data nawe ari muri njye. Ibi ngibi biri hano kuri tablo mubona hano hejuru kuri ekara biri hariya. Bivuze ngo ibiri hariya muri mashini biri na hano. Haleluya. Ibiri hano nanone biri hariya. Bifite ikibihuza n'uyu mugozi w'iconnect. Yesu adukonekta n'Imana. Imana iri hano, Yesu araha natwe turaho. Bivuze ngo muri Yesu Kristo turi connected n'Imana ijana ku ijana. Haleluya. Ikitugoye gusa no kubyumva no kubimenya, ariko ubundi Imana ntiri kure yawe, turi kumwe nayo. Ukaba uri muri Yesu Kristo na Yesu Kristo ari muri wowe, uri mu Mana direct. Haleluya. Haleluya. Niba rero ndi mu Mana direct, n'iki bisaba ni ukuguma hundi si ijarajara. N'iki Yesu yanga nanjye ndacyane ukunda abantu ariko bashaka kumwita bazamura. Yesu ngo abakunda bitondera amategeko yanjye kandi abo ngabo bazakundwa na Data n'abazabire. Niba ushaka kumva uri kumwe n'Imana, umatana na Yesu, niwe muhuza wacu n'Imana. Yesu nashimye cyane. Haleluya. Niba mubwira ngo akenshi mudakubabwira ntimuzagire kwenda no kunebwe no kwanga kubase ko n'undi ndabasengera. Ariko iyo nibaza umuntu yirukanga ukwita ruguru hepfo ukwita hakurya no hakurya urashaka umuntu gushyiraho ikiganza ufite ikibazo kuko ntabwo uzi uwo uriwe. Niba wemera neza ko uriya mugozi uriya mubona hari uri muri mashini niba urimo kuzana ibi ngibi bigaragara hano. Iyo bawuhaye amashusho uzana amashusho, iyo banditse uzana ibyo banditse hano. Uyu mugozi ni nka Yesu duhuza n'Imana. Niba rero ndi kumwe na Yesu amanitseho nta yindi support nkeneye, jewe na Yesu n'Imana turakora. Haleluya. Yesu nashimwe. Imbogamizi rero twari tugira ni ukumva ko Imana idahari, tutanayikorera ko tutayireba ihari. Nyamara iyo yamenye ko idahari itaboneka mu buryo dushaka, irangije yamba umubiri iraza yigira umuntu ibana natwe kugira ngo kibure cya kibazo twari dufite cy'ubujiji cyo kutayimenya. Yesu nashimwe. Haleluya. Ubanga twicaye Yesu arahari n'Imana irahari. N'umwuka wera w'Imana arahari. Umwuka wera w'Imana icyo akora ni ukwigisha. Abigisha murabizi uragenda ugasoma umurongo cyase, ariko umuntu akwaje kuraza kuvuga ibikiri imbere y'iterane ntabwo wabimenye.
ushobora kubasura cyangwa amagambo avuga mpagaza njya kuzana yakorotse yuzuye hano ntabwo byashoboka wagerageje no kwikoroka ntibyakunda ariko umwuka w'Imana kuko ari umwigisha waraza kwigisha abantu b'Imana upfa kuba bamwemereye gusa arigisha. Haleluya. Ikibazo cya mbere kidukomereye ni icyo cyo kutemera kw'Imana, cyo kumva ubwidahari ntayireba n'aya maso ntabwo ihari. Ubwidahari rero ntanayisenze ntiyumva ubwo hasigaye uzi ikintu bikuremamo imitekerereze itereye Kristo. Iyo utangiye gutekereza imitekerereze itereye Kristo utakaza kwizera, utakaza yantego wari ufite ku Mana. Ikibazo cya kabiri ni icyo imitekerereze yawe mucyandika abandi. Imigani 23:7 biravuga uko umuntu atekereza, uko umuntu yibwira cyangwa se uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari. Uko umuntu atekereza mu mutima we uwo muntu niko ari. Okay. Ni point ikomeye cyane. Twebwe nk'abantu iyo tureba umuntu tumureba nk'uko Samuel yagiye kwa Yesayi agiye kwimika Dawidi, arabanza arareba abona haje Aminadabu aramureba abona n'umusore mwiza muremure w'igikaka mwiza wambaye akabere, aravuga ngo umuntu ukwiriye ku Mana wese n'uyu muntu ni mwiza vrema. Agiye kumwegera barimo guhagarara uri mu biki ntabwo ari uwo aramwigisa uwo abahungu bose ba Dawidi baraza. Samuel wabonye ko ni mwiza kuruta uhavuye ati none Imana yakanyura kiremera uyu nguyu. Imana ngo wowe ufite ikibazo umwe mureba nk'abantu ariko gendera n'Imana. Twebwe rero imitekerereze yacu ikorana n'ibyo tureba. Ureba ikintu ukagifotora, wamara kugifotora kandi ugatangira kumva ko icyo ubonye ari nako kimeze ariko giteye ari nacyo. Wabona umuntu muremure munini ni nka za filosofi z'Abagiriki, umuntu muremure munini w'inzobe unanutse yagomba kuba ari umuyobozi. Niko igihe cy'Abagiriki muri filosofi zabo ni nako bavugana kandi umuyobozi yari physical appearance. Umuntu araza kureba akishamo kujya baramo bati umuntu uko byamera kose. Umuntu azamuye mu bantu umuntu nabonye ariko namurebe ugiye kamini. Urakeka kuko ibyo batekereza mu mutima wawe uhuje n'ubonye. Biravuga ngo umuntu atekereza ni bari. Kandi dore ikintu gitangaje, Imana ikorana na physical appearance n'iriya bizarre tureba. Imana ikorana n'umuntu mu bitekerezo. Kuki tutumva ijwi ry'Imana? Ntabwo itubwira isanisha n'iby'amaso areba. Imana ibaye itubwira isanisha n'iby'amaso areba twakumva vuba, ariko Imana ivugana n'ibitekerezo, ivugana n'umuntu w'imbere, ivugana n'aya maso ureba. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Uko iyo utekereza rero ibitekerezo byacu bikomoka hehe? Imitekerereze yacu ikomoka ahambere. Iyo wananiwe kumva ko Imana ihari, utangira gutekereza zandagu bakubwiraga n'inzara nziza wanyu batanga. Ariko ndabona kubambira yambiraga yuko bibajya kuza byakora. Iyo wamaze kwimura Imana utangira gutekereza ukundi kuntu. Iyo wahura n'umuntu wamubwira atari ko warasaze, n'abari abapasiteri bigisha bajyayo nabo bajya kubaza, kandi n'ujya kubaza uzaga gusimbana n'izakukana mu rusengero, kandi uzi ubwenge Imana irakureka ugatangira kwiba ibyanditswe bijya gusa nk'ikumeze. Arimo arakuremamo indi mitekerereze. Uyu munsi abantu bariho azi yuko aryamye adashyize agati cyangwa se akantu umupfumu yamuhaye umusego atashobora kuramukamaho. Ibitekerezo byamubwiye ko harimo kuhereza cyangwa se imiti umupfumu yamuhaye. Yakuremye ibindi bitekerereze. Uko utekereza rero ni nako umeze. Uko utekereza uko nguko ntabwo Imana yakorana nawe. Kuko Imana kugira ngo mukorane cyangwa se ivugishe ikwereke icyo gukora, ikora n'ibitekerezo byawe. Niba utekereza uhereye Imana twebire yakotinze abantu ugiye warugiye hepfo umurongo wa sorry turi ku murongo wa kangahe? Igice cya kangahe?
na era mu wa gatandatu ngo ntukarye ibyo kurya by'ufite ijisho ribi kandi ntukifuze ibyo kurya bye biryoshye kuko uko atekereza umutima ariko ari yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe hepfo icumi umunani intore wamize uzayiruka kandi uzaba wapfushije ubusa amagambo yawe wamushimishije ni ukuvuga ngo umuntu atekereza wowe umuntu akubwiye ngo ngwino hano disi ngwino ugiye mu birori umuntu yatumiye abandi ntagutumiye agiye kubona abona urahageze abonye uhageze mu mutima haje biki uyegagaye ko ntamutumiye mu mutima ukandi kimara kukubona ko yatumiye abandi ntiyigeze gutumira nta invitation wabonye ntiyaguhamagaye kubwire ngo ngwino ndagushaka iwanjye afite ibirori noneho wowe kubera ko ubonye abandi bagenda nawe urahaguruka uragiye utungutse hariya mu irembo cy'umukubita amaso nakaraje yajyaga ko ntamutumiye yajyaga he ariko ntabwo n'abana batasakuza no muri biriya bintu bifata usanga harimo urusaku rw'abana cyane kurengera ntabwo ari byiza hano haba ari hafi na za mikoro wicaye hari inyuma amaguru aza kureba kuko bafure ziragerayo ariko ijwi ry'umwana ntabwo riri munsi yacu muri izi mikoro ahangaha protokole nayo nababwiye ngo abantu bafite abantu bajya hariya hirya kuko mikoro zigerayo baratukunda ariko ahangaha umwana ijwi ye itaheza muri mikoro ugasanga n'ahandi hose bariko baraza kumva umwana asakuza muri mikoro ko ntabwo twabikemura n'uko ngo reka dukomeze ni ukuvuga ngo niba umuntu yakoze invitation yatumiye abantu nta invitation yaguhaye none wowe uribwiye ugiyeyo umaze kugerayo akibona uturutse hariya ahita avuga aba nabo buriya aragiye ko ntamutumiye buriya jati yamara kuvuga ngo buriya jati ko ntamutumiye kubera ko cya kinyabupfura cyacu yo ese nayo waje n'ukuri sinzi ukuntu byaneze kukubwira wakoze kuza ese ashimwe ngwino mwene data akira wicare ariko ibyo iri mu mutima n'ibyo arimo kuvuga ntibihura nawe urakoze n'ukuri baguha agafanta urakamuvuga ati imibare yanjye arayishe ubu nari natumiye bari kumwe ebyiri none arayinyweye ntibaguramo kahe ka sitro cyangwa ka oranje nta kibazo ka coca gakonje ukazari zanabuze n'ifite za runaka na runaka nayo ese mu mutima ibyo avuga n'ibyo arimo kuvuga hano ku rurimi biratandukanye cyane